reka ntacyo baza batubwira abanyarwanda kazi, reka nongere mbasuhuze. Tumaze igihe cyane noneho to bakaritse babahungu, ntabwo muzabakira do nakabi ntawe kazi, ni ngombwa mugomba kugira uti niyo kagiye karagaruka. Ntabwo ari cyo twari turiho, reka tubisuhurize ndetse tuniganirire bitewe n'impamvu n'ikituzanye, ariko namwe mugomba kumenya yuko ari ugukora like na subscribe he kuri NTTV ndetse no kuri Garuka Rwanda. Banyarwandakazi rero nishimiye kongera kuza kuganira namwe cyangwa se kugira icyo mvuga imbere yanyu, ndetse nishimiye no kongera kubona muza mukomeza kongera kutugana nyuma y'igihe kirekire cyari gishize tutaganira ndetse tutavugana. Munyemerere rero nongere mbibwire nk'uko bisanzwe, ni Niyomugabo Fulgence kuri NTTV cyangwa se ku Nterahamwe Twese TV, uko wabishaka niko wabyita, gusa ndi hamwe n'umuvandimwe nk'uko musanzwe mubizi ni yare akadasigana. Niba muzi akadasigana, ubu rero reka nawe no na mugabo bavuga mu izina reka niba abasore nitukiri bato bamwe bahito twanze ibipindi biranga bafuwa mindi twanga amabandi no guhezwa mu butindi bakita ibyondi basakuza nk'amasandi. Banyarwanda kazi rero nizanera hamwe, ariko ubu ngubu turebyiri ya gatatu nayo yabayifashe urugendo, ariko mu by'ukuri turishimiye kuba twongeye kugaruka ku rubuga nkoranyambaga twibutsa urubyiruko turi mu myaka imwe guhaguruka bagakanura ku maso u Rwanda n'u rwacu, nubwo twaba turi imahanga ariko still turacyari abanyarwanda. Reka shimira abanyarwanda bari ku bihugu bitandukanye, bari mu bihugu bitandukanye bya Afrika, Aziya n'Uburayi ndetse na Amerika no muri Europe hose. Na wundi rero muri kumva kuri kamera z'Interahamwe Twese TV ni uzabakiriho Asad Shakuru, mwasanga no kuri Garuka Rwanda TV hose turahakorera. Ni ngombwa, ntabwo ari ukubasaba, ahubwo ni must. Ni must mugende mukorera like na subscribe, utabishaka na wabireke, kubera ko twe dukomezanya n'abashaka ko dukomezanya, ntabwo dukomezanya n'abadashaka ko tugira ute ubwabo, nibo duhuje abashaka ko dukomezanya. Shuti bavandimwe Banyarwanda rero aho muri hose, nanjye nongeye kubasuhuza ndetse mbabwira yuko buri ikintu cy'ingenzi ari uko ugomba kuzirikana ndetse ukamenya niyo werekeza. Reka tugaruke kuri aya makuru rero yo mu Rwanda. Se mu Rwanda se hari abandi tuvugira, erega twe turivugira tuvugira igihugu cyacu, kuko ibya Visit Rwanda bazana n'ibindi byose bazana mu Rwanda mu by'ukuri ntago bifite agaciro abanyarwanda. Ariyo mpamvu tuza hanga kugira ngo tubibutse inshingano z'abanyarwanda nkamwe, kugira ngo mugire uko mubaho mu gihugu cyanyu mwisanzuye, mudapfutse umunwa, mudapfutse amaso, utavuga ngo baragufunga, utavuga ngo barakwica, utavuga ibitagenda neza mu Rwanda ufite ubwoba. Ariyo mpamvu natwe nk'urubyiruko tuba twaremereye kuza hanga kugira ngo tuvuge ibitagenda mu Rwanda n'urundi rubyiruko rwose. Erega nta nibigenda, ndetse abana b'u Rwanda baba muri. Reka uraza kureba iyi video aha hejuru, hari video ugiye kuza kureba, urebe uburyo abanyarwanda, abana b'abanyarwanda bari gushira. Twabivuze kera muti ibiti mu matwi mwanga kubyumva, noneho rero ubu ngubu reka tubibereke neza, kubera ko hari na video ziri kugaragara. Urabona iyi video igaragaza abasirikari b'abanyarwanda bari kwinjira muri Kongo, kandi bari kwinjira mu buryo bwa nk'ibisanzwe bagiye gufasha M23. Ejo babirutseho, reba iyi video uburyo bari kugenda, urebe neza iyi video uburyo bari kwiruka, bamwe ubona yuko byabacanze. Aba bose ni abanyarwanda bari mu gihugu cya Kongo. Ikintu kimbabaze, nta kindi kintu kimbabaze, nkuko abana b'abanyarwanda bano bo hasi ba Rwanda rugufi, kuko nibo baba bari bakoporo, bari mu gisirikare ari bahasi, bakabohereza muri Kongo, bakabambika ubwo bwenda, bakumva ko babaye nk'abanyamerika, bakajya kurwana za filime babona muri Amerika. Izo ni filime barangiza bakabicira muri Kongo. Bamara kubicira muri Kongo bagahita bambika amapeti abana ba Kagame, ngo mu Bwongereza ngo umwana wa Kagame ngo bamwambitse ngo amapeti. Batageze hehe? Icyo kintu nashaka kugira ngo abana bo mu Rwanda cyangwa se urubyiruko ruri mu Rwanda rucyumve. Urumva ukomeje ku nkingi ikomeye cyane. Abanyarwanda rubanda rugufi rwo hasi birirwa babatwara mu mashyamba, bakabatwara iyo ngiyo za Ituri za hehe, ngo mugiye kurwana. Ajya ngo muba mugiye kurwanirira iki? Ngo muba mugiye kurwanirira igihugu, muba muri hehe se mu gihugu cy'abandi? Harya ngo nimwe imbaraga z'igihugu zubaka, kandi babamariye mu mashyamba, muzubaka ryari muri gupfira? Umuntu arwanirira igihugu makuru ya Uburusiya bwateye Ukraine, bikaba ngombwa ko abasore bo muri Ukraine bose ajya mu gisirikare kugira ngo barwanirire igihugu, kuko umwanzi aba yabateye. None se Kongo ntabwo yigeze itera u Rwanda, ahubwo bashaka FDL. None ahubwo abanyarwanda bo bagiye gutera Kongo. None se ubwo bari kurwanira igihugu? Nese bari kurwanira igihugu mu buhe buryo? Icyo ni reka izi video haba hari icyo zishaka kugaragaza. Ndashimira n'abantu bakomeza kugenda bazifata ndetse bazereka buri umwe wese utabasha kugera kuri tele, ariko akabasha kubona ibyakoreweyo. Njye birambabaza cyane iyo mbona urubyiruko rw'u Rwanda bakabaye bari mu gihugu bari kwiteza imbere mu mirimo itandukanye. Ya mirimo yakagombye kuba yarabateje imbere bagize ute, barayifunze kugira ngo babone uburyo babatractinga na connection z'uburyo babashira hehe mu gisirikare, babereka yuko akazi ari igisirikare. Shuti bavandimwe, kuki mukomeje kugira ute gusinzira gutyo? Mukanguke. Erega mu Rwanda biragoye, kuko uri kureba nta mwana w'urubyiruko uri mu myaka nk'iyo turimo.
wavuga ati reka fate ahantu ho gukorera cyangwa fate icyo gukora, fate iyo myenda yicuruze cyangwa fate izo ntabwo babimwemerera bitewe na gahunda bitewe bashaka. n'imisoro, bitewe n'uburyo bahanitse ubuzima bwo mu Rwanda, bigaragaza ko umwana w'umunyarwanda w'urubyiruko adafite no gukora n'akabizinesi na gatoya, ahubwo akazi kari mu gisirikare gukorera igihugu. Icyo gisirikare nabo bakabatwara muri Zambia, Zimbabwe, bakajya gupfira muri ayo Mozambique video nyinshi barabigaragaza, bakwereka uburyo abasirikare b'u Rwanda bari kwica abantu, bari kugira ute. None urambwira ko gute aribwo buzima tuzakomeza kubamo nk'urubyiruko? Erega abana b'abanyarwanda bamenye ko Kagame bari kubacuruza. Ukacuruza imitwe y'abanyarwanda iri mu rwibutso, nikacuruza n'abana b'abanyarwanda muri ibyo gisirikare. Waragenda agasinya kontra akavuga ati mumpe amafaranga ya naye ndabazanira igisirikare kunuko. Noneho bo yohereza abasirikare ari nk'abacanshuro. Ntabwo baba bagiye kurinda igihugu, ubwo baba bagiye gukora igicanshuro cya gisirikare bapangisha nka kiriya cya Wagner. N'igisirikare cyo Rwanda baragipangisha kikajya za Zimbabwe, kikajya za Sudani, kikajya za muri Kongo, bagashira agapfukamunwa n'akanani n'amarineti ku maso ngo bagiye ngo mu butumwa bw'amahoro bari kwicira inshuro. Noneho abazungu bo bico bakora n'iki ni ukumukingira ikibaba, bakamuhereza inkunga kugira ngo akomeze abibire zahabu, abibire diyama. Hari ibintu biba bibabaje, ugasanga umwana wa rubanda rugufi agiye ku rugamba, urumva agize amahirwe nararokotse, agarutse umwana w'ingegera ngo niwe bari guhereza iki amapeti. Ahubwo wawundi utarigeze ubona kukosi, utarigeze wumva ngari kukosi, utarigeze ugite ukumva ngo bari kumuhama yiki igisirikare ko yakigiye mu Bwongereza. Yakigiye mu Bwongereza. None se aza Abanyarwanda nakumiro reka nongere nsuhuza abanyarwanda bari ku mugabane wa Amerika, ndavuga n'abari mu Bwongereza, abari za Norvège, za Suède, za Canada ndetse n'Ubufaransa, mwese ndabasuhuje. Ariko nambibutsa buriya hari ikintu muba mugomba kwitaho, ubwo nuko mutakizirikana. Buriya mwakagombye gufata iyi nimero bikaba nyitegeko. Iyi nimero mwakagombye kuba muyifata kubera ko buriya niyo wakirengagiza ute. Nakuze numva baca umugani ngo agasimba kiwanyuka kujya kakurundarunda. Tumaze igihe kirekire tutaza kuganira namwe ndetse no guhugura inshuti n'abavandimwe, ndavuga urubyiruko kubera ko twebwe kenshi niho twibanda. Abakuru babanze kuduhereza amakuru y'ukuri kubw'ubwoba no gutinya. Ikibazo cy'abakuru bo bahora mu matiko y'amoko, urumva umututsi umuhutu, naho twashyize amoko ngo turwanyire cya kintu dushaka kurwanya, mwebwe nicyo muhoramo, nicyo mwambesire murumva muzatugezaho naho muzigera mugera mu gihe mukiri mu kintu cy'amoko, nkamwe bakuru bacu, babyeyi bacu, mu gihe mukimakaje ngo abahutu dushire hamwe, dusenyere hamwe, ndetse twese agasimba katuguyemo ni kamwe. Ntabwo kareba amoko ko kavuye hano hanze, kavuye Uganda. Iby'abanyarwanda ntabwo kabizi, uby'abanyarwanda bari babanye ntabwo kabizi. Niyo mpamvu ko kica burundu. Ashobora no kuba buriya urebye neza, ashobora no kuba yarabizi kuko buriya ntabwo ushobora gutandukanya abantu utazi ko ari inshuti, urumva yarabizi. Ahubwo we ikigendererwa cye ikintu yarashaka kugeraho nicyo kubatandukanya, kuko yabonaga ko bunze ubumwe, urumva. Noneho rero kugezana n'ubu nicyo gikomeje kuba ingaruka n'ikibazo ku banyarwanda. Andika iyo nimero, banza wandike iyo nimero. Ni akamenyetso ko guteranya 256 76 39 27 012. Iyo nimero uyifashe ukisaka mu mifuka yawe yose, ukareba asigaye. Ntabwo tugusabye kuri yandi y'igishoro cyawe ejo utazavuga ngo nitwe twagushize hasi, ariko nabwo kandi wibuke yuko nyuma yuko uhazi hari abandi batarajya. Kandi buriya ubu buzima udafashije mugenzi wawe, ejo nawe ntabwo wabona uzagufasha. Ushobora kuba ufite byinshi ariko ugakenera serivisi yuriye udafite. Kandi ibyo dukora tuba turi gufasha urubyiruko, natwe turuhumura ku maso, mukora twe twabonye abaduhumura. None se niba ariko namwe muransetse, niba tudashobora kuba twafashanya kandi turi ku rugendo rumwe, kandi tuvuga ko dusenyera umugozi umwe, ubwo tuzafashanya twageze mu gihugu? Mumbwize ukuri, mumbwize ukuri. Reka mbone rero nshimira umubyeyi Marie Tereza, aho uri hose ndagushimiye cyane, kubera ko nyuma y'amezi ashize wadukuye mu rwobo rukomeye cyane, ndetse hamwe numvaga ko nta n'icyizere cyo kuhava, ariko kubwo ibiganza by'Imana ndetse nuko ikorera mu bantu, biba ngombwa yuko uyu mubyeyi aba ari we udukura mu rwobo nga rwa rundi Daniel yari arimo, urumva. Turuvamo mu buryo tutatekerezaga, ndetse biba nk'inzozi, birenze n'inzozi. Uriya mubyeyi yaturwanyeho. Wari warota, reka wari wabona amashusho y'ibintu runaka utari kureba n'amaso yawe imbere yawe, ariko ukabona filime y'uburyo biri gukorwa nangwa se biri kugenda utari witeguye, kandi uri kureba neza udasinzira. Reka nanjye mfata umwanya mushimire, kuko umwobo yadukuyemo ntawe wawirengagiza, kuko abawugezemo bazi uburyo uwo mwobo kugira ngo uzawuvemo biba bigoye. Ariko nkawe nk'umubyeyi ufite rwa rukundo rwa kibyeyi, akavuga ati bariya abana aho bari ni ahantu habi cyane, reka ngomeze mbashakishe. Hari n'abataritaye kugira ngo bamenye, kandi ariyo
hari n'abataritaye kugira ngo bamenye. Abaturanyi bawe bo nubwo bashaka kumenya naho uriho cyangwa n'ubuzima uri gucamo, ariko umuntu uriyo wumva urukundo rw'Imana rukomeye cyane akakurwanaho paka akagukura muri uwo mwobo. Ariyo mpamvu respect, ntabwo gushimira ari ikosa. Imana ikomeze guha umugisha. Gushimira ni ikintu cyiza cyane ndetse kiri mu muco nyarwanda. Urumva tugomba gushimira batugiriye neza, kubera ko nyine muri icyo gihe batugiriye neza, kubera ko hari ibyo twari tutishoboreye, kandi ntibisobanuye ko byarangiranye n'icyo gihe, kubera ko nibyo natangiye mbabwira, nta muntu wigira, umuntu agirwa n'abandi. Umuntu agirwa n'abandi. Njya ngaha kuri live YouTube ntukorera iki, ntugire, nshobora kuba muhereza message ikagufasha, ariko wowe ubufasha bwawe ni ugukorera like, no gukora subscribe. Urumva kabigeza mu Rwanda nabwo ubutumwa baka. None se urabona nk'izi video z'aba basirikari b'u Rwanda ari mu gihugu cya Kongo. Dore numvise iyi video ya nani ya Scovia ari kuvuga kuri Colonel Masunzu. Urumva ngo niwe ngo ugiye kumara abanyamurenge ngo bagomba kwisha gute, kubera ubabajwe n'ibiri hakurya iby'iwawe mu gutarabigemo. Et en fait, je vais exhorter les officiers ici présents qui représentent tous les officiers et militaires des unités de la 3e zone de défense qui sont empêchés par le multiple engagement, surtout ceux qui sont engagés dans les différents fronts contre l'ennemi de la République démocratique du Congo. Je vais vous tous exhorter à la discipline, car la discipline est la mère des armes. Notre zone de responsabilité. Qui est en proie, une partie qui est en proie de l'agression du Rwanda, de l'armée rwandaise, mais aussi par les terroristes EDF dans la partie de la province de l'Ituri, Nord Kivu, mais aussi les groupes armés Twirwaneho dans la province du Sud Kivu, coalisés au M23 et au Red Tabara. Nous avons une mission pas facile, mais qui n'est pas aussi impossible. Celle de défendre l'intégrité du territoire national et la protection de la population et leurs biens. Et en fait, je vais présenter à vous mes vœux le meilleur pour l'an 2025. Que cette année, ariko bigeze nyuma yiyumvishemo ikintu cyo kumva ko ashoboye, ukimara kukiyumvamo ubushoboye. Urumva President wa Burkina Faso Traoré si kapiteni kapiteni ibaze kuva ku peti rya kapiteni, yari abagenerali kuva ku peti rya kapiteni, noneho ugahita uba president, kandi mu gihugu harimo abagenerali. Urabyumva? Bisaba kugira ngo wowe ubwawe ubanze wiyikiririzemo, cyangwa se wiyikiririzemo ni nko kwiyumva, kwigirira icyizere. Okay, bisaba kugira ngo ubanze wigirire icyizere mbere yuko abandi bakikugirira. None se nidukomeza kwicara iyo ngiyo, nibyo turiho tumeze neza, turanezerewe, bamwe muri twe turaryama tugasura tukagira ute tukanyara tukumva ni byiza, ariko umutima usigara hari icyo kubanje, hari icyo umutima ukwishyuza ko butari mu rugo, reka ukwishyuza ko butari iwanyu. N'uwo mwana ubyariye aho ngaho ashobora kuba atari uwawe nubwo ari wowe wamubyaye. Ntabwo ari byo turiho rero cyane, ariko tugomba gucishamo tukanabibutsa, tukababwiramo niba umwana ukuze nawe udashaka kugira ngo amenye ururimi rw'igihugu cye, udashaka kugira ngo amenye ahavuka, ni ngombwa umenye ko atari uwawe. Dore benshi mwigize abazungu musigaye mukura mubigisha ibyongereza, ibifaransa n'ibilatini, ariko ururimi rw'iwanyu kurubigisha byarabananiye. None se ejo nibakwirukaho uwo mwana utazi n'ururimi uvuga uzamwita ko ari uwawe, kaba ngombwa ko usubira iwanyu. Abo twakagombye kwifashisha mu gihugu nangwa se bakagombye kudufasha bashiriye mu mashyamba ya Kongo. Mfite muri kuzibona kweri, ntabwo ari ibintu byo kwirirwa umuntu ababwira ngo hehehe, ariko buri ibi ngibi ntabwo biba bihagije, kubera ko
hari utuntu tumwe na tumwe tuba dukeneye kugira ngo mubone buri kimwe cyose ndetse mwumve na buri kimwe cyose twebwe havuyemo amagambo yacu noneho mwumve riyo urumva mwumve ukuri kwa nyako kubera ko amagambo menshi usanga bo ubwabo bayakoresha kubera icyo bagambiriye ariko nawe ugiye kugasesengura uhita ubona ukuri nyakuri ndabeshe muvandi ora niko bimeze kuko leta y'u Rwanda yo ikuntu iyoboye abanyarwanda ibayoboye mu bibeshyo none se reka mbaza ahubwo reka mbaza iyo FDL bajya guhiga muri Kongo nabaki abanyarwanda n'abakongomani n'abanyarwanda nabaki ko batabasobanurira aho ese ubundi aba FDL bababaze kiko none se ahubwo nibaza mu myaka 31 30 ishize mwagwanye nabo bafite imyaka ingana ese kuva mu myaka 30 yose ishize na n'ubu ntabwo barashira muri Kongo icyo kintu mu kibazo nk'abanyarwanda abanyarwanda nabo babirengaho babizi rega ubu erega ibyanyu byarangiye kubera ko ntabwo wambwira yuko niba France 24 imaze kubibona neza kandi ibishira ku makuru buri munsi ntabwo ari nje gusa ntabwo ari njyewe gusa uzaza hano urumva ikinyamakuru bitavwa nacyo kikabishira ku mugaragaro kandi ibinyamakuru birebwa n'abantu benshi niyo ngiye muzareka kundeba ariko kumva ibyo ngubwira bizafasha niyo wareka kundeba ariko ugashira hariya telefone nangwa se radio kumva ubu hari ikintu uzakuramo njye ntabwo ngusabye ngo ndebe kubera ko kundeba ntabwo ari byo by'agaciro cyane ahubwo icy'agaciro ni ukunyumva ugakora na like na subscribe kugira ngo bibashe kugera kuri benshi urumva n'ubutumwa bushaka kugeza kuri babandi urabona n'ubundi ntabwo ari twebwe twicaye ahantu heza ngo harimo ibintu by'uri kuranga hano by'isura yanjye ari ngombwa kiba kituzanye n'ubutumwa none inshuti banyarwanda rero ndagira ngo urabona mu Rwanda basigaye bari kugira ute bari gushishikariza urubyiruko gukoresha YouTube channel bagaragaza ndetse bashaka gukora mbese akantu bashaka gukora erega n'ibintu twatangiye turi nera hamwe tubavuga noneho bigeze hagati nabo batangira kubwira urubyiruko rw'abanyarwanda narwo ngo ruhaguruke ngo nimurebe ibyana byinera hamwe mu buryo bibatuka nese tuzaci erega icyo kintu nje mbasaba kugira ngo bazagikosore kandi koko bakirengaho babizi kibaye abanyarwanda bose bakabaye iki nje nicyo nisabira gusa bakabintera hamwe z'amahoro ahubwo nabandi tubibutse ko umuryango w'intera hamwe urafunguye muze mwinjire mu mwebwe muri benshi muze muri benshi kwifatanya hamwe mu kintu kizima binaka kizatugirira umumaro ntacyo bitwaye muve muri ya makode ya maroke babarokingamo mukumva yuko ari ijambo bitewe n'abarihuza mu kanwa nicyo bagambiriye ahubwo so ibintu yari yigeze kugira ngo umuntu yaproding banyarwandakazi nje nabasa ukimara kubona izi video hari icyo ziri buguhindure mu mutwe ndetse ziri buguhindure no mu byurimo ukumva yuko hari kigomba kuba kuri wowe ndetse ubishizemo ubushake urumva mugomba gukanguka dore aba bose bari gushirira hariya kandi aribo bakagombye kuba bubaka u Rwanda rw'ejo hazaza nakagaruka ndakubwiza ukuri buriya ejo n'ejo bundi tuzasubira mubwira ati dore arabikubwiye urahakana ubu ngubu ureba noneho nguhereze evidence zuzuye uzazumbwira iki uzazumbwira iki kari amatwi yanyu mwanze gukuramo ibiti birimo kugira ngo mwumve neza abantu kandi byari bigombye kuvamo ntacyo tubabwira mutabona nta nicyo tubabwira mutumva ahubwo nuko mubirengaho mubibona ese ubundi mubona abanyarwanda babura iki kugira ngo bahuze bakureho kariya babura ikintu kimwe gutera hamwe bose kwitwa intera hamwe bakumva ko bashize hamwe gushira hamwe nicyo mubura habura ikintu kimwe cyo gushira hamwe bro umwe akajya hariya agakora ibye undi akaza agakora ibye noneho na cya cyizere mwakabaye mwifitemo ahubwo mukagihereza abandi umuntu ashobora kukubwira ngo genda ariko ntabwo ashobora kuguterura ukuguru ati gira ute tambuka kubera ko ni ngombwa niba ugomba kugenda ntabwo ushobora kugenda nk'iki na esanseri bashyiraho utuntu tugira ute tugenda dutandukanya siteri urumva ubwo rero ni wowe ubwawe ugomba gushingura ikirenge ukerekana intambwe ya mbere yuko ugiye nyine nk'uko babikubwiye ubwo rero nukomeza kumva ko uriya ari uri bukugerere wowe utashobora kugerayo kakubayeho kwa yeye ntabwo turi kumwe wowe ubwawe wiyumvemo ubushobozi bw'uko icyo u Rwanda rubura nangwa se cy'abanyarwanda babura ushobora kukibagezaho ushobora kugikora ukagiharanira ndetse ukakibagezaho n'ibyiyumvamo nawe ukabyiyumvamo n'uriya akabyiyumvamo tuzahurira hamwe dukora ikintu gikomeye uretse n'ibyo byo gukomeza kwica abantu byo gukomeza kwica abanyarwanda urumva tubikore duharanira kwishira ukizana k'umunyarwanda ntitubikore duharanira kugira ngo umunyarwanda tumwirukanze mu gihugu ndetse abe kabwera ku isi yose ntabwo ari cyo u Rwanda rukeneye
bisubiremo ngo ntabwo ari cyo u Rwanda rukeneye. Dukeneye kwishyira hamwe mu bwisanzure tukabona demokarasi, buri muntu wese akiyumvamo ko afite ubwisanzure no kwishyira ukizana mu gihugu. nicyo abanyarwanda reka babura, kuko umunyarwanda wavukiye mu gihugu bari kwirukanswa amahanga, abanyamahanga nibo bari kuza kugura itaka ryanyu kugira ngo umunyagihugu we ureke ibyawe ugenda. Abanyarwandakazi agatorebe bajyaga bavuga mu Rwanda ngo kavukire we kavukire twawe wimuke zingu twawe ikisheni barimutse bose barashize wallahi no sinzi uzagira ngo mwagiye kuba Singapore tuzasubira iwacu barahebana baratwimura tuzasubirayo twayoberwa ndagasi baragije kutwimura none zuburi yemwa abo zihari agasambu barahinduye umudugudu n'inzu tuzasanga barazishizeho amapine barazisunitse ndagasi. Abanyarwanda mbere na mbere reka nkubwire rero, niba koko ufite umutima w'urukundo, kumva ufite umutima wo gufasha ndetse cyangwa se kwifuriza, fata iyi nimero, nta kamenyetso ko guteranya 256 766 339 207 ugahita ubikurikirana. Ntitukiri bato yewe ntitukiri gito, twanze ibipindi birenga abafu wa mindi, itwara amabandi no guhoza mu butindi, batwita ibyondi basakuza nk'amasandi muke n'ahandi, tuje turabandi bandi ngintera hamwe projet yacu n'ubumwe. Banyarwandakazi nuko byagenze kandi nuko byakagombye kugenda, ahubwo na hanyuma y'ubu ngubu ejo n'ejo bundi dukomezanye. Kora like na subscribe, reba aho ngaho hari akantu k'inzogera uhakande, naho hantu hari akantu k'agakungu uhakande, ubundi ibindi byose Imana izagenda ibitunganya mu izina ryayo kuko niyo ishobora byose. Murakoze cyane. Entré à partir de Kibumba dans le Nyiragongo, Iradungunda Jean Didier affirme avoir participé dans plusieurs opérations militaires contre l'armée congolaise dans les territoires de Rutshuru et de Lubero depuis plus d'une année. Iradungunda Jean Didier a été capturé, blessé et pris à charge pour ses premiers soins par le service de santé militaire de FARDC. D'autre part, des militaires de guerre de l'armée rwandaise ont été saisis au cours des opérations. Ici, Iradungunda Jean Didier explique comment l'armée rwandaise utilise ces matériels sur le territoire congolais. Bakaba yita Roncha 7 akaba ari imbunda y'umusada ikoreshwa n'igisirikare cya RDF. Kompora mureba hano nizo ngufu z'igisirikare cy'u Rwanda, imbunda wabarashisha zose uko wabatera kose, ariko bafite aya makompora n'imbunda yarasa ntago wabakura mu birindiro. Usiogope. Rudi. Hii kompora ni ya Rwanda, inatumikishaka Rwanda peke, sio inatumikishaka silaha inapiga hili kompora unaita -1. Hili kompora wanatengezea mu Bushinwa. Afrika Rwanda yo peke inatumikishaka hizi makompora. Hizi makompora ni za nguvu. Hizi makompora unawapiga mbunduki za mizinga za kabambi, wanakupigisha hii tu unakimbia. Barusia wanawapiga mei boro wanakimbia. Bakomando wanapiga mei boro wanakimbia. Hii boro ni ya Rwanda. Kongo inaiuza inaibapiga bagakimbia. Hii -1. Hili ni kompora rya silaha wanaita -1. Rwanda wanaitumikishaka. Plusieurs rapports des Nations Unies confirment la présence de l'armée rwandaise sur le territoire congolais. Et récemment, une photo du porte-parole de M23, M. Willy Ngoma, a fuité sur X avant d'être supprimé. Les montre avec quelques éléments de l'armée rwandaise. Pour cet élément capturé, les militaires rwandais sont sensibilisés par le gouvernement de Kigali pour envahir la République démocratique du Congo. Il appelle ce père à abandonner cette guerre qui ne profite qu'aux autorités rwandaises.
J'informe les soldats rwandais d'arrêter d'envahir le Congo. Ils meurent pour rien. Que les soldats rwandais arrêtent de combattre dans les pays d'autrui. Ils mourront pour rien. Et ici, ce sont les autorités rwandaises qui en sont bénéficiaires parce qu'on se bat pour l'exploitation minière. Je conseille aux soldats rwandais retrouvés au Congo d'envisager retourner au pays que de se battre pour rien. Parce qu'on mourra au Congo, c'est leurs parents qui en sortent victimes. Et s'il ne faut pas tôt, ils rentreront au Rwanda sous de mauvaises conditions et une pression. À partir de ces témoignages, les porte-parole des opérations Sokola un Grand Nord prêt à témoigner l'opinion tant nationale qu'internationale sur la violation grave de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo par l'armée rwandaise. Aujourd'hui, nous vous avons invité spécialement pour vous fournir les preuves de l'implication du Rwanda à travers son armée dans ce qui se passe ici en République démocratique du Congo. Le lieutenant-colonel Mike Azukai rappelle que l'armée congolaise est engagée offensivement pour défendre le territoire national. Quelques villages sont déjà libérés entre Kasiki et Luanga dans les groupements de Tama, Cheferi de Bamate et Ndoluma. Écoutez, laissez-moi vous dire que les opérations vont bon train. Nous sommes en train d'affronter l'armée rwandaise à travers son unité spéciale. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans ce contexte et dans cet espace pour vous démontrer l'implication du Rwanda à travers son armée. Aujourd'hui, nous vous présentons des preuves. Et parmi ces preuves, nous vous présentons un soldat de première classe qui a été capturé, bien que blessé, mais il a été capturé sur le champ de bataille. Et l'opinion doit savoir qu'il est le seul survivant de son unité qui a été déployée dans la zone. Nous l'avons capturé. Comme il est blessé, on l'a soigné. Nous sommes une armée régulière. Notre armée a souscrit à toutes les résolutions relatives aux droits de l'homme. Il a été bien traité, bien soigné. Lui-même va vous le confirmer. Et après, il était question que l'opinion sache exactement comment les choses se sont passées. C'est comme ça qu'il répondra à toutes les questions que vous allez lui poser. En dehors de ça, vous voyez à côté de nous de matériel que nous avons récupéré sur l'ennemi. Ces matériels-là seront c'est à lui qui est formé, donc recruté, formé, et lui qui avait utilisé ces matériels, c'est lui qui pourra vous donner plus de détails. Laissez-moi vous dire aussi qu'en dehors de ces matériels, les forces armées de la République démocratique du Congo ont abattu des drones. Aujourd'hui, tout ce matin, nous totalisons 15 drones de la force spéciale rwandaise, de l'armée rwandaise, qui ont été abattus dans la zone. En dehors de ce matériel que nous avons récupéré sur l'ennemi, en dehors du soldat qui a été capturé, blessé, soigné, les opérations se portent très bien. En ce qui concerne les détails, nous avons récupéré Luanga, Kasiki, dans la chefferie de
Bamate. L'ennemi qui tentait de s'aventurer sur la localité de Ndoluma a été démystifié et nous avons récupéré Ndoluma. Aujourd'hui, les opérations se déroulent dans les environs de Mambasa et Alimbongo. Voilà ce que nous pouvons dire brièvement sur l'évolution des opérations dans cette zone. Nous avons fait ce qui est prévu. Nous avons donné le meilleur de nous-mêmes et nous continuons à le faire. C'est à la population maintenant d'apprécier si le travail c'est bien fait ou bien il y avait une sorte de psychose dans la ville. Aujourd'hui, c'est vous qui venez de la ville, c'est à vous de nous dire si la population continue à s'inquiéter. Mais sinon, les forces armées de la République démocratique du Congo ont fait le travail. Ils continuent à faire le travail sur le terrain et nous laissons à la population l'appréciation de ce qu'ils sont en train de faire. Nous rassurons la population de Lubero, Butembo. Hier, il y a des guignols, de fafarons, de marionnettes qui avaient tenté d'intimider les gens. Aujourd'hui, je pense que c'est eux qui sont en train de fêter dans des grottes. Donc, la population doit continuer à nous faire confiance. Et nous saisissons cette occasion pour remercier tous ceux qui sont en train de nous soutenir en termes de soutien moral et autres. Et nous remercions la population pour cela. Les opérations se poursuivent dans les environs de Mambasa, à Limbongo, sous le commandement du général-major Bruno Mandefou, commandant des opérations Sokola et Grand Nord. Ceux qui sont militaires à Congo, qui doivent défendre le Congo, là. Tout ça, comme un soldat, comme un copain, qui est un soldat, c'est le moral. Soldat, c'est qui est un il faut comprendre pourquoi je monde.